Ndabakiriye inshuti z'Imana, ngiye kubagezaho ibibazo bikurikira cyane cyane mutekereze nka filozofi. Kubera iki abantu bakena abandi bagakira? Icyo ni ikibazo rusange ariko abakire batekereza kabiri. Gusenga ntabwo bituma ukira. Gutekereza gutyo ni ukwibeshya cyane cyane. Mu gihe nk'amadini yemewe cyangwa se yemeje gusenga mu minsi y'imibyizi nko kuwa gatanu no kuwa gatandatu n'andi madini asenga mu minsi y'imibyizi, icyo gihe abakristo bajya gusenga, naho mu gihe abakire bo bashaka uko bakora cyangwa se uko bakwinjiza amafaranga, mu gihe abo bakene cyangwa se abakristo badasabiriza bafite amafaranga make yabavunye, bayatwara bakayajyana nk'amaturo bakayashyira abapasiteri n'abapadiri n'abandi bantu bose. Mu gihe abakire bo aho bafata ayo maturo bakagombye gutura n'igihe bagakwiye kujya gusenga, byose bakinjiza amafaranga, bagafata n'ayo maturo akabyara andi mafaranga. Mu gihe abakene bo bayajyana bikaba birangiye gutyo, bagatangira kuri zeru. Mu gihe utagiye gusenga we aba yafite ya yandi yakagombye gutura. Fata iminsi 365 cyangwa se 366 igize umwaka, ugabanye iminsi 7 ingana n'ibyumweru bingahe? Bingana n'ibyumweru 52. Fata ibyumweru 52, niba ku munsi waraturaga amafaranga ari munsi y'igihumbi cyangwa se angana na 2, ukuba ayo mafaranga yose urumva ukuntu ari menshi. Watangije business amaze kubyara menshi. Ufate n'igihe nanone icyo gihe wapfushije ubusa ujya gusenga, nacyo ugifate ukibyaze umusaruro, utekereza amafaranga yose wahombye. Niyo mpamvu abakire bakira. Ese wari wabona Bill Gates cyangwa se Melinda cyangwa se n'abandi bakire bose nka Sina Gerard? Ni urugero mbahaye. Abandi bakire bose mutekereza nk'aba Jeff Bezos, abo bose ntabwo bajya gusenga kubera ko bazi neza gusenga ntabwo bisaba kugira ngo ujye mu mayira abiri kugira abantu bakubone ko uri intungane. Ujya gusenga, niba ubyutse ugakora ikimenyetso cy'umusaraba birahagije gusa. Imana irakuzi, yakuzanye ku isi, ibyo birahagije, nta mpamvu yo kujya. Mbese kuki abantu benshi bajya ukitwaza ngo padiri ngo afite ububasha buhambaye cyangwa se pasiteri n'umuntu nkawe afite ububasha n'uburenganzira nkawe, ahubwo icyo akurusha ni uko yafashe amagambo akoreshwa nkaho meza cyane yo muri Bibiliya akigarurira icyizere. Urugero nk'abantu bajya kuraguza, umupfumu nta bundi buhanga n'ubuhangaje afite uretse icyizere, aba yiyumva ko yakora ibintu byinshi bigahindurwa kubera ko ari umwana w'Imana, abana nk'umwana, aba ibyo akora byose abitekereza nk'umwana w'Imana, akigira nk'Imana, nawe ubwo bubasha n'ubushobozi bwifitemo. Ikintu ubutanze ayo maturo utanga kugira ngo umupfumu akuragurire ni icyizere aba aguhaye gusa. Birahagije kugira ngo mu gihe umuntu arwaye indwara runaka kugira ngo akire, kwizera ko ashobora gukira byonyine birahagije kugira ngo akire indwara nk'iyo. Ndabakiriye mbabwira ngo abantu mugeze hano kuri YouTube yanyu muramenye nimugende mumeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bitegejwe. Niba wahageze kora subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo, ndaza kubagezaho byinshi cyane. Imana, abantu basomye Bibiliya neza muzi ko umurongo uvuga ngo nubura ubwenge nzaguta. Imana ntabwo ikunda abanebwe, oya, ikunda abantu bashaka gukora kandi bazi icyo bashaka, apana bariya.